Ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri channel yacu ya YouTube yitwa Kingabo Editions TV. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ugezwaho n'ibyiza tugufitiye kandi byiza by'ingirakamaro cyane muri ibi bihe tunakomeza kwirinda indwara ya COVID-19, indwara iterwa n'agakoko ka coronavirus. Murabizi ko kuyirinda no gukomeza kandi kuyirinda tuyirinda abo dukunda, tuyirinda inshuti zacu ndetse n'imiryango yacu, no gukaraba cyane tubyitayeho kandi tubishyizeho umutima, amazi meza n'isabune, kandi tukabikora kenshi ku munsi. Iyi channel rero yacu ya Kingabo Editions TV ni channel ibagezaho ibyiza byinshi ariko bikubiye mu biva mu bitabo, kuko murabizi ko igitabo ni isoko y'ubumenyi. Ubumenyi bwose aho buva bukagera buva mu gitabo. Wowe rero urakora subscribe kuri channel ya Kingabo Editions TV kuri YouTube, uzajya umenya byinshi biba mu bitabo, uzajya wunguka inkuru nyinshi ziva mu bitabo, aho twebwe ubwacu tuzajya tuzigusomera live kuri channel ya Kingabo Edition TV. Icyo usabwa rero ni iki: kora subscribe kugira ngo ibyo byiza tuguteguriye utazajya ucikwa nabyo. By'umwihariko tuzatangirana n'inkuru yitwa Imbaraga z'urukundo. Inkuru Imbaraga z'urukundo ni inkuru wagiye